nyuma nyine byongeyeho ntabwo nari nzi ko biri bube. Itike nyine yarayinyimye ariko ayima nyine ibyo yashakaga yabigezeho nyine yayimaye inyuma. Yego. Ibyo yashakaga bigezeho. Ugiye kwa muganga ubasanze uratwite, usanze uwo musore yaraguteye inda. Ntabwo wigeze utekereza gukuramo inda se? Oya, ntabwo nabitekereje kubera ko nyine. Turabasuhuje abakunzi ba Ema TV, tubahaye ikaze. Reka uyu munsi ubabere umugisha, reka uyu munsi muhe murongo. Njye nitwa Mushakamba Emmanuel. Duhaye ikaze abamama bose babyariye mu rugo se cyangwa se abafiyemere. Turabizi ko muhura n'ubuzima bugoye, turabizi ko muhura n'ibigeragezo byinshi, gusa mukomere, tuzi ko abo bana muri kurera ni intsinzi yanyu, turabyizeye. Duhaye ikaze umushyitsi cyangwa se umutumirwa uyu munsi. Akoze ni Duhaye Divine. Yego. Nawe uri umufiyemere se? Ndi umufiyemere. Ukimara gusanga utwite wabyakiriye ute? Kwiyakira nyine byaranze kuko nyine natwaye inda nyine nkiri muto pe, mfite 17 kandi nyine ukuntu natwaye inda ngiye rwose ntabwo nabyiyakiriyemo nyine. Hari byinshi nyine napangaga kuzakora, hari byinshi nyine muri ngewe numvaga nkeneye kuba nakora nyine, ariko nyine kubera ibyo byahise biba, kwiyakira nyine byaranze, numva nyine ubuzima bwanjye bugiye guhinduka. Mvuga ati se ubu koko ngiye kuba mama w'umwana koko. Utubwiye ko watwaye inda ufite imyaka 17. Ese umugabo waguteye inda we yanganaga gute? Yari afite 20. Afite 20. Watwaye inda ubi wanyu cyangwa se wayitwaye uri mu kazi? Ntabwo nabaga mu rugo, nabaga mu kazi. Wabaga mu kazi, wakoraga iki? Akazi ko mu rugo. Uwaguhaye akazi se n'umwana we waguteye inda cyangwa ni umusore mwakundanaga? Ntabwo ari aho nakoraga, umusore waho ntabwo ari we waneye inda n'uwo twakundanaga. Mwakundanaga? Urimo gukundana igihe kinini se? Yego. Ariko nubwo twakundanaga, ntabwo twakundanaga tuziranye. Mwakundanaga gute? Hari ukuntu nyine abantu babahuza ukajya mukundana muziranye ku mafoto gusa. Ukajya nyohereza ifoto ye nanjye nkamwoherereza iyanjye. Turakundana igihe kinini ndetse umwaka urashira, imyaka 2 nyine, maze umwaka wa 2 ndabyibuka ari kuri 22 habura iminsi 3 ngo nohere ibi. Arambwira ati se nta kuntu wareka tugapanga tugahura tukamenyana nyine tukamenyana. Arambwira ati nta kibazo. Ko nakoraga natsaga hushya barakama. Umuhungu arambwira uti rero ngwino ndaguhita ikiribu ngusubizeyo. Ametike nyine ndagenda. Mwahuriye he se? Ni kure, twahuriye ahantu bita Rwinkwavu. Wari utuye he wowe? Ukoreraga he? Nabaga i Murenja. Uwo musore se niho yari atuye cyangwa naho niho yakoreraga? Oya, uwo musore we aho ngaho niho iwabo. Murahuye, muraganiriye? Yego, twarahuye turaganira cyane, aranyakira nta kibazo. Amasaha yo gutaha ageze, umwana ati nyine mitike nahe dore burije. Umuhungu itike yarayinyimye, arambwira ati ntabwo urataha. Ntabwo utaha nyine nawe urabyumva. Twarangije turaserera nyine, biba ku ngufu nyine. Bivuze ngo wabyaye umwana agufasha ku ngufu se cyangwa nuko yakwimye itike nawe uhitamo kwirana? Oya, ngewe nyine nagezeyo nta nubwo nari nzi ko ngenda ibu, nari nzi ko ningereyo nyine turahura tukamenyana, tukamara kumenyana kama nyine itike nkongera nkataha. Ubwo nagezeyo turahura nyine turamenyana nkuko nyine nabitekerezaga. Nyuma nyine byongeyeho ntabwo nari nzi ko biri bube. Itike nyine yarayinyimye ariko ayima nyine ibyo yashakaga yabigezeho nyine yayimaye inyuma. Yego. Ibyo yashakaga bigezeho.
ugiye kwa muganga basanze uratwite, usanze uwo musore yaraguteye inda. yego. Ntabwo wigeze utekereza gukuramo inda se? Oya ntabwo nabitekereje Mm. kubera ko nyine numvaga ko ntekereza gukuramo inda nshobora kuhasiga ubuzima kuko ariko nabyumvaga, ntabwo nabitekereje rero. Uratwise ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, wabibwiye gute ababyeyi? Wabibwiye gute cyangwa abo mwabanaga mu nzu? Njye ntabwo nabibabwiye mu rugo, ni kwa muganga babibabwiye. Byagenze bite? Twagiye kwa muganga nyine ngiye kwivuza nyine bisanzwe, nabyo nababwiye. Nyine baransuzuma, bamaze kunsuzuma basanga ntwite. Ubwo nyine ibizamini bisohotse kuko ngiye nari meze nabi nyine ndi hanze, umukecuru ajya kubifata ibizamini. Maze kubifata nyine bamubwira ati se urabizi ko umukobwa wanyu atwite? Ntabwo twari tubizi. Nuko nyine bamenye ko ntwite. Nuko aho wakoraga se wari ukihakora cyangwa? Oya ntabwo nari nkihakora, naratashye njya mu rugo. Ujya mu rugo, umukecuru akuvanye kwa muganga asanze uratwite. Se ntabwo wigeze ugira umutima wo kubibwira ababyeyi bakubyaye apana mukecuru? Oya ntabwo nawugize kuko muri icyo gihe nyine mwite nari nzi ko na mama nyine atwite. Ndavuga ati si uwo mama kuko namenya ko nwite kandi nawe atwite, mama arabyakira gute? Numva ni ibintu binkomereye nyine, ntabwo njye nigeze mbivuga. Yabibwiwe na mukecuru ariko njye ntabwo nigeze mbivuga ko numvaga mfite ubwoba. Umugabo se waguteye inda ntabwo wigeze ubimubwiraho, cyangwa umusore waguteye inda? Uwo munsi tuva kwa muganga nyine naramuhamagaye ndabimubwira, ambwira ati basanze ntwite. Umuganga arambwira ati nta kibazo nyine ndabyemera, tuba mwana nyine tuzamwitaho nta kibazo. Nuko uratwise. Mu gutwita kwawe se byagenze bite kugira ngo ugere igihe cyo kujya kwa muganga kubyara? Waciye mu zihe nzira? Ubwo nyine inda yamaze kugira amezi 2, mu rugo nyine bakomeza kuntoteza bambwira nabi. Ubwo nyine wa mama nigeze gukorera ubwa mbere, ndamuhamagara ndabimubwira, aganiririze byanjye. Arambwira ati se koko umuntu waguteye inda yemera ko yazagufasha nta kibazo? Amubwira ati arabyemera ariko nyine ubufasha yarambwiye ati ntako yifite ntabwo yabasha kumfasha, nawe nakabayeho nyine. Arambwira ati se nta kuntu waza ukajya ubera nyine ukaza ukamufasha, ukajya ujyanira abana ku ishuri, akazi nyine koroshye nyine ukajya ureba ko bagashobora nkajya nkwishyura ku kwezi hari ikibazo. Inda yanganaga gute umuntu amuvugana? Yari ifite amezi 2. Yego. Arambwira ati nta kibazo nabikora. Naragiye nyine mbayo ukwezi kwa mbere, ukwezi kwagira ko kujya kwipimisha, akama amafaranga yo kujya kwipimisha. Ndi maze kugira amezi 3, umuhungu ubwo ntabwo yongeye kumvugisha, akuraho na telefone. Ibyo ndabyihorera ntaribi, ndakomeza ndihangana. Yego. Igihe cyo kwipimisha cyagira, akama amafaranga yo kujya kwipimisha kuko ngiyewe nipimishaga pereve, nta mituweli nari mfite. Yego. Ndakomeza gutyo nyine mbaho ngaho, kajya igihe cyagira akama amafaranga nkagenda. Inshuro 8 zose narazipimishije ndazirangiza. Ubwo ndi maze kugira amezi 8, nta gatege nyine mfite. Naramubwiye ati reka njye mu rugo, ntabwo nazabyarira inaha. Bivuze ngo arakwihanganiye kuva inda ugisama kugera inda igeze amezi 8? Yaranyihanganiye pe. Ibikoresho by'umwana byavuye? Aya mafaranga nakoreraga, ayo yakuragamo yarayamaga nyine, ayasigaye akayagumana. Uwo mukoresha wakoreraga? Nta munsi n'umwe yigizemo amafaranga nagiye kwipimisha. Ubwo nahabaye amezi agera muri 5. Igihe kigeze rero amafaranga yose turabarana arayama. Yego.
baransezerera neza rwose nta kibazo. Mu mezi 8 nari mfite n'inda nyine. uravuze ngo aragusezerera, ese wese ujya he kandi utwite kandi utari warabibwiye ababyeyi? Ababyeyi banjye bari babizi ko nwite ariko sijya bibabwiye. Naratashye nza kwa mukecuru, ntabwo nagiye mu rugo. Naraje kwa mukecuru, maze gutaha kwezi kumwe nyine, mu mezi 2 yari asigaje ngo mbyare. Ubuzima noneho buranga neza uko nyine ntabwo nari mfite umuntu nyitaho, nta kaburaga nari mfite. Amezi 2 nyine ararangira mbayeho gutyo. Igihe cyo kujya kubyara kiragera, tujya kwa muganga ngiye na mukecuru. Twaragiye ku bitaro hano i Gahanga, arambwira ati imyaka mfite ntabwo inyemerera kuba nahabyarira, bahita banyandikira transfert yo kujya i Nyamata ku bitaro bikuru. Twagezeyo kubyara biragorana, bimaze kugorana nyine biba ngombwa ko mbagwa. Barakubaza? Ndabagwa nyine. Icyo gihe nabwo yari prive nyine. Yagiye muri prive? Yari prive nyine kuko nta mituweli nari mfite. Yari 100%. Amafaranga baduciye ari menshi, nkibaza uti se amafaranga arava hehe? Baguciye amafaranga angahe? 32. Ubwo kwa muganga wamazeho igihe kingana gute? Namazeyo iminsi 4. Iminsi 4? Muri iyo minsi 4 se umbwiye ko wari wajyanye na mukecuru, ubwo niwe wari ukurwaje. Ese ibyo kurya mwabibonaga gute? Ibyo kurya nyine nta baturanyi badugemuriraga, n'ababaga basigaye mu rugo nyine baratugemuriraga. Mama we ntabwo yigeze akugemurira se cyangwa abavandimwe bawe? Mama ntabwo yabashije kongeraho kuko nawe yari atwite, kandi ntabwo yari ari kure nyine, ntabwo yari ari hafi. Urabyaye, umwana aravutse, mwishyuye amafaranga kwa muganga, muratashye. Ese kurera umwana ukitwa papa ukitwa na mama, kuko ubwo birumvikana umugabo wagutenda ntabwo yari akikuvugisha, ni gute inzira yo kurera umwana wayishoboye ukiri muto, ufite imyaka mito, uri papa ukaba mama, ni gute ubishobora kurera umwana? Ni gute wabishoboye kuva wabyara kugeza umwana angana gutya? Nyine byarangoye kumurera, byarangoye cyane pe, kubera ko nyine dusubiye inyuma gatoya mbyara nyine mbazwe. Naratashye tumaze kugera mu rugo, ngira ikibazo nanone cyaho nabazwe nyine mbyara. Agira ikibazo cy'amamfigisiyo, subira kwa muganga, ubuzima bwanjye buratesekara nyine, numva nyine ubuzima bwanjye bwahindutse cyane. Tumaze gusubira kwa muganga, ubwo nasubiyeyo ubumwe nta wundi nari ndi kumwe nawe, kuko nyine mukecuru nawe yabaga ari muri byinshi. Ndavuga ati naribi, nagiye ku bitaro bamataraseferi yo gusubiraho navuye, mitanurira imodoka nyine ndakomeza. Subirayo barongera barambaga, barongera banca andi mafaranga. Ariko nyine nagize inshuti zirangoboka zikajya zinangira amafaranga. Ubwo ngubwo nyine igihe kiragira, namazeyo nk'icyumweru. Yego. Nta muntu wangemuriraga. Niyo nagiraga Imana nyine abo twabaga twegeranye bakabagemurira nibwo nabashaga kurya. Ubwo ngubwo nyine icyumweru kirashira mbayeho gutyo. Bivuze ngo wongeye umara icyumweru kindi mu bitaro uri wenyine? Icyumweru cyo nakimaze cyo ndi njyenyine. Umukecuru yari yaranze kugaruka cyangwa we yarakugemuriraga? Umukecuru yarangemuriraga, kaza kandeba rimwe na rimwe. Nyine byabaga ari birebire, ntabwo yabyihanganiye ukuntu nasubiyeyo. Naramugoye bwa mbere, bwa kabiri biraba birebire nyine, amera nk'uwivumbuye. Amera nk'umuntu unereranye, mbese nsigara njyenyine. Nta mama nabaga ndi kumwe nawe, nta papa, nabaga ndi njyenyine nyine. Kwa muganga aho nyine baransezerera ndataha,
icyo gihe nishyuye 4,400. Umumama nabayeho ntwite niwe wayanyoherereje. Warongera umuhamagara. Yanyohereza ndataha. Iki gihe ndabyibuka natashye n'amaguru, ariko mu gutaha wavaga magana ujya magana he? navaga i Nyamata. Utaha he? Nari ndi kumwe na murumuna wanjye yanwashije umwana, kuko twe dufite amafaranga y'igice nyine atuvana yatugeze inaha. Turavuga uti hamwe tuhagende n'amaguru, ayo dufite aho turi bugire niho turi butegere. Yego. Murumuna wanjye niwe waje anwaza umwana, tuza gake gake, aho twari dufite amafaranga aho twagereye nyine niho twategeye. Ayo twari dufite niho twategeye aho twari tugeze. Turatega turaza. Ugaruka kwa mukecuru. Ndahagaruka nyine. Mukecuru ntabwo arakikurakariye se? Yari akindakariye kuko nta nubwo yanahanshakaga aho ngaho nyine kwa mukecuru. Ntabwo yahanshakaga kuko yarambwiraga ati ni inaha iwacu, akambwira ngo ningende nyine. Aho kuko mu rugo nyine naho byabaga ari ibibazo gusa, vuga ati se mama ko nawe atwite undi uzita ku wundi. Wabyembereye mama wawe? Ati mama nawe ko nta kabaraga ubu bizagenda bite? Njya nihanganira nyine amagambo bakomeza kumbwira. Ntabwo natashye, nahabaye nko ku ngufu nyine. Ndakomeza nyine ndahaba, umwana agira ukwezi, ndakomeza ndahaba. Muri uko kwezi mama nibwo yabyaye. Mama nyine nawe ajya kubyara, nawe agiye kubyara yatashye kwa mukecuru, papa nawe yari yaramutaye. Taha kwa mukecuru ubwo nyine noneho bigarara nabi kwa mukecuru. Biba ngombwa ko njye na mama tujyana nyine tugataha mu rugo. Papa we yari yaramutaye? Papa yari yaragiye se? Yari afite abandi bagore cyangwa? Oya, nta bagore yari afite, ntabwo twamenya. Njye ntabwo nabaga mu rugo, sinamenya ikintu bapfuye kugira ngo agende, gusa nyine ngenzi ko batabanaga. Hari mu makimbirane. Muratashye we na mama muvuye kwa mukecuru? Twaratashye nyine njyewe na mama. Umwana wanjye yari afite ukwezi, uwo mama we nta n'icyumweru yari afite. Turataha mu rugo nyine, ubuzima buba bubi cyane ariko kuko njye sinabashaga kujya gushaka icyo kurya, nawe ntiyabashaga kujya gushaka icyo kurya, ngo nyine tukaryama nta kundi nyine. Twagira Imana tukabona nyine n'udufunguriye wenda tukagenda gutyo nyine, ubuzima dukomeza kububamo gutyo. Bihenda nubwo umwana agira amezi 2 tubaho gutyo. Papa w'umwana nabwo muhamagara fone ye nicemo. Papa wanjye nawe nta giciro cyo kugaruka mu rugo atarebe ko madamu ko yabyaye nyine ngo arebe ko nawe ameze. Dukomeza gutyo, umwana arenda agira amezi 3 wanjye nawe wagenda yakura nyine gutyo, dukomeza kubaho gutyo. Ubwo nyine umwana mwanjye ubona amaze kugira umwaka. Amaze kugira umwaka. Muri uwo mwaka n'ubundi uracyari iwanyu se cyangwa? Muri uwo mwaka n'ubundi nyine ndacyakomeje kuba mu rugo kwa mama wawe. Na n'ubu papa wawe ntabwo aragaruka? Na n'ubu ntabwo araza. Nta n'amakuru ye muba mufite se? Amakuru yacyo kuza muri ino minsi nyine turi kugenda tuyumvamo gakeya, ariko nyine nta kanunu ko kugaruka gahari. Ubuzima bwarakugoye cyane no kwihangana kandi komera. Burya umwana iyo umurera aba ari uwawe nyine, ntabwo yakubwiye ngo umubyare, sibyo? Uko biba bimeze. Ugomba kujya wihangana ugaca mu nzira zigoye, ariko ukabasha kurera umwana. Ubu se ukora iki kugira ngo mubashe kubaho? Njye nta kazi mfite nyine, iyo mbonye akaraka ndagakora, yaba ari ukumesera umuntu, yaba ari no kumutera n'iyo nabire, yaba ari no guhinga nabyo ndabikora. Akaraka mbonye kariko kose ndagakora. Aragakora. Wumva niki cyaguteye kudacika intege mu kurera umwana wawe? Ikintu kitanciye intege ni uko nanjye numvaga ko nyine ngiye kuba umumama, nkavuga ati umwana wanjye ngomba kumurera, nubwo nyine nari kumwe na se nkamurera.
nanjye nkazaterwa ishema nk'uko nanjye naba ndi umubyeyi narareze umwana wanjye nyine nkajya mpabwa ishema nyine. Numva kurera umwana nyine nanjye ku bwanjye nkumva nyine biranejeje kubona aba ndi kumwe n'umwana wanjye, numva nta kibazo. Umva umwana wawe nakura yaba nk'iki? Umwana wanjye nyine numva akoze nyine, sindatekereza icyo yazaba cyo, ariko nyine mba numva yazaba umuntu ukomeye. Niyo mbogamizi wahuye nayo mu kurera umwana uri umubyeyi umwe cyangwa se uri papa ukabona mama? Imbogamizi se, imbogamizi yo nayo. Niyo nama wagira abakobwa bagenzi bawe babyariye mu rugo se cyangwa se abafiyemere? Inama nabagira nyine ni uko bajya birinda abahungu cyane, bakomeza kutubwira ko nyine badukunda kandi batadukunda, ko nyine n'ubu urabyumva twarakundanaga koko, maze kumenya ko n'umwe atarabyemera nta kibazo. Amezi amaze kuba 3 nyine akajya avuga ati se nyine kuri njyewe ariko natekereza avuga ati igihe kigira nansaba ibikoresho ntabwo nzabibona. Nyine ntiba urukundo rwahise rugenda, nyine urukundo rwahise rugenda ubwo muri make. Umuhungu akwizeza ko agukunda kandi atagukunda, akakubwira ati yakabwira ko yanaguhise kandi atabasha kuyiguha. Ubwo ngiye icyo nababwira cyo ni uko umuhungu aragushuka, akakubwira uti ngwino nsure. Ikintu nababwira cyo ni uko bakenda umuhungu akakubwira ati ngwino nsure ngo ugende. Jibanza utekereza ati se ngiye hehe ubundi ari kumbwira ngo njye kumusura mu buhe buryo? Kuko hari ukuntu abwira ati jya kumusura ati ndaguhise igigusubizayo, akaba ngo katanayeguhareka ugataha n'amaguru cyangwa kakugora. Rero kinagaya kino ko bajya birinda amagambo nk'ayo ngayo. Urakoze kuza kudusangiza.